abayobozi babagapfa si bari insinzi yo mu Rwanda cyane bari insinzi yo mu Rwanda Sandrine gusa ejo nabonye nyine ifoto kandi busindagura banabonye ifoto ya ntuze ya Lawrence Kanyuka gutya mubona na Colonel Rugabo ntuze rapprochement bari bafitanye n'ukuntu wabarebaga uriya ni boss ushobora kubona Rugabo azaba umuvugizi wa M23 FC byose uriya ni boss Kanyuka ari umuntu wakomeye umuntu uze muri FC M23 Sandrine apana no kuvuga ngo n'umuvugizi ashinzwe iriya ntuze uriya mugabo ari influencing arakomeye ku rwego rwo hejuru rero gufata umuntu nk'umuvugizi wo muri MNDP bakisanzura na kure bakagira gute we nabamavugo mavuga ashobora gusigara hepfiya Rugabo akazamuka igoma muri headquarters cyane kimwe nuko ibi atari byo bihagije gusa nubundi bashobora kugira umuvuzi w'amacumu muri buri zone y'intambara bagira muri politike barabirangije buriya kwa governor bahati bafite abashinzwe communication kwa busubwa muri politike bafite abashinzwe communication ho muri politike barabirangije nubundi groupe ya communication y'igomasiyo y'Ibukavu kandi zose byose ni services za Kanyuka ni ubishinzwe urumva rero nawe iyo iki cyo harakibona ko hari cyo umuvugizi bwa gisirikare Kanyuka ntago ari umusirikare nubwo yitwaza imbunda nuko ari nyeshyamba gusa ko ntago ari umusirikare aziko nawe arabizirikana azi neza ko atari umusirikare aziko iryo shami rikeneye ubuvugizi mbona rero Colonel Rugabo bashobora kuzamuzamura nkuko n'uri byakunze kuvuga mu minsi ko nabawe welcome kamasa bashobora kuzajya kwa bagitu n'iki ibintu ngibyo en fait mu mavugurura cyangwa se muri mu byo mu mastructure bashobora gukora muri no minsi uko Rugabo yigaragaje ntago ashobora kubura akazi ntago ashobora kubura promotion mu buryo bw'akazi tubitegereze kandi birashoboka kuzayibona birashoboka ntabwo yaguma hariya ahacyara handi hakenewe yego kandi transport yo gutwara abantu cyanzu wakona twibwa ifite amatraining ariko wenda ashobora kuba atari ku rwego rufite standard ziri kuntuze kuko mu rukuntu M23 passengisha abantu amezi bavuga bamara kuri training ubona ko iriya kipe ya Kanyamige ishobora gukora ibintu biri muri standard z'ibisirikare biri professionnel ariko bivugwa ku bantu biga ibintu bya defense ntabwo nzi niba bari hame kuri terrain bavuga ko buriya mu birindiro bikomeye ingabo zose zigira amashuri ya gisirikare azimbere niyo bapanga ubwubahane bw'ingabo abarimu na service zigisha ubona ko zigenda zizimbere ku ma organigramme y'ibisirikare bivuze iki rero uko ngo ni mishahara uraza kutubwira ngo izaza nyuma bamaze kuba byinforme ari byo bamwe bavugaga bati none se buriya nabariya basanzwe barwana bo ntibazagira icyo babagenera ariko gusa nkunda ko byibuze iby'imishahara byatekerejweho bwana mashara ubwo nayo yavugaga uti byatekerejweho nandese nande ese nyine kuba byatekerejweho ko niba byinforme bazabwa umushahara byose byatekerejweho nabo ku itariki ya mbere ese rupremiye gusa ngize ngahembwa undi mu ndaki undi ntagire ikintu abona si polemique as human being turi abantu ntabwo dukwiye kujya tugira gute kuko ikintu gishimangira ko muri umwe nuko murya kimwe mugasangira kimwe mugakaraba kimwe mukagarasirwa hamwe mukagira gute mukavurirwa kimwe mukagira gute ibintu ngibyo mugafatikanya ibyiza n'ibibi umushahara se ni mubi ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia Hyundai hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya bayisubiza agaciro kayo yahoranye zaba iza Kia Hyundai full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. N'abandi kwisa abantu bashobora kuregeza protection yabo barinze
abayobozi babo bagapfa si bari insinzi yo mu Rwanda cyane bari insinzi yo mu Rwanda shasandire gusa ejo nabonye nyine ifoto kandi busindagura banabonye ifoto ya ntuze ya Lawrence Kanyuka gutya mubona na Colonel Rugabo ntuze rapprochement bari bafitanye n'ukuntu wabarebaga uriya ni boss ushobora kubona Rugabo azaba umuvugizi wa M23 FC byose uriya ni boss Kanyuka ari umuntu wakomeye umuntu uze muri FC M23 Sandrine apana no kuvuga ngo n'umuvugizi ashinzwe iriya ntuze uriya mugabo ari influencing arakomeye ku rwego rwo hejuru rero gufata umuntu nk'uriya muvugizi wo muri MNDP bakisanzurana kure bakagira gute we na bamavugo mavuga ashobora gusigara hepfiya Rugabo akazamuka iguma muri headquarters yego na cyane ko uko umwumva banazobereye iringara igifaransa icyongereza n'ikiswahili urumva ko afite ingane muri ibyo ngibyo iriya ni ntuze iriya bibaho no kuvuga ngo ubona ko hariho appreciation nkuriya ukuriye communication ubona ko Kanyuka ya appreciatinze ibyo yakoze byose n'akazi bakoze mu guhumuriza abanyamurenge urumva kuko rero ubuvugizi ari poste vacant n'ubundi cyangwa kugeza uyu munsi ntabwo bafite ntabwo jewe navuga ngo jewe ni point of yanjye kuko uko umuntu amufashe mu kuko iyo atabashima communication ye bujya ntiyamwiyegereza kandi ntacyo byishe nta tegeko yabayishe ariko niba yashimye gufata amafoto ya mediatiza tukaba tuyafite bagira gute nuko ashima erega buriya nka Kanyuka ushinzwe communication muri FCM 23 natwe Rwanda ho bose abikomatanyije twebwe dushobora kutabifata gutyo ariko wari kabifata yaravetinze sibyo akavuga ati ariko ninde muntu tujya tubona wagira gutya na gutya ariko ubundi ndi wahagarara muri umwanya w'Ingoma bakabona Rugabo yawufitingamo donc kugeza uyu munsi akaba yaramubuze ubona wakina ikarita nk'iya Rugabo nk'iyantuze nk'iya Ingoma kuko impamvu uvuga ibi ngibi ni umwanya ukenewe nawo none se tuvuge ko mu ifasi ya twirwaneho bano bakomunikatere batakoze akazi gakomeye ndetse uvuga kadakenewe n'ahandi na cyane ko amakuru turimo kugenda tubona muri aka kanya avuga ko n'urugamba muri Rubero rushobora kurema ibaze rero igihe mu side ya Granor hazare mu rugamba rudafite umuvuga rugamba babwita ngo iki abavuze b'amacumu bari niko barugabo babita kiba ari ikibazo gikomeye cyane kimwe nuko ibi atari byo bihagije gusa n'ubundi bashobora kugira umuvuzi w'amacumu muri buri zone y'intambara bagira muri politike barabirangije buriya kwa gavana bahati bafite abashinzwe communication kwa busubwa muri politike bafite abashinzwe communication ho muri politike barabirangije n'ubundi groupe ya communication y'igomasiyo y'Ibukavu kandi zose byose ni services za Kanyuka niwe ubishinzwe urumva rero nawe iyo iki cyuho arakibona ko hari cyo muvugizi bwa gisirikare Kanyuka ntago ari umusirikare nubwo yitwaza imbunda nuko ari inyeshyamba gusa ko ntago ari umusirikare aziko nawe arabizirikana azi neza ko atari umusirikare aziko iryo shami rikeneye ubuvugizi mbona rero Colonel Rugabo bashobora kuzamuzamura nkuko n'uri byakunze kuvugwa mu misisize ko nabawe welcome kamasa bashobora kuzajya kwa bagitu n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo en fait mu mavugurura cyangwa se muri mu byo mu mastructure bashobora gukora muri no minsi uko Rugabo yigaragaje ntago ashobora kubura akazi ntago ashobora kubura promotion mu buryo bw'akazi tubitegereze kandi birashoboka kuzayibona birashoboka ntabwo yaguma hariya ahacyara handi hakenewe yego ndetse aho mbona muri Minembwe harabaye inama y'abasirikare bakuru aho nabonye makuru ko bashobora no kuba bagiye kubaka centre de formation muri Minembwe training wing ndetse icyo kintu nagitekereje kera cyane nagitekereje ko ariko ubanza bagira indi ahantu bita Swat Nyangezi hafi na Kabanyoro bano bana bahagira training wenda bashaka inini cyane kugira ngo abantu bo muri fasi hariya bajya bakora amakosa aremereye yego kuko urumva bamaze kuba muvuma nini cyane ntabwo canzu gihagije kandi transport yo gutwara abantu cyanzu wakona twirwa ifite ama training ariko wenda ashobora kuba atari ku rwego rufite standard ziri kuntuze kuko mu rukuntu M23 passengisha abantu amezi bavuga bamara kuri training ubona ko iriya kipe ya Kanyamige ishobora gukora ibintu biri muri standard z'ibisirikare biri professionnel abandi bari mu ishyamba birwana bagira gute buriya umuntu wirwana n'icyumweru yagutraining akajya ku rugamba kuko musumbirijwe buriya bashobora kuba maybe ntabwo mbifite amakuru bafite nk'ukuntu bavuga bati reka dufite training wing tuyishyire mu Minembwe urumva indi training wing tuyishyire iyo ya canzu bashobora kuza kuzakora n'izindi zisumbuyeho
ibyo rero bikavuga ko icyo gihe amakosi yakoroha kuko umusirikare ni umusirikare wakoze kose yaba icyo bita refresher course cyangwa icyo bita professional courses. Refresher course akenshi ni course idafite ikintu iri bukongerere mu igarade gutyaza ubumenyi usanganywe, ariko amakosi professionnel akongerera ubumenyi kubwo wari usanganywe uzamuka muri skills. Yego. Rero icyo natekereje iriya Saidi ikeneye ikosi ikomeye, yaba ari ikosi itanga amahugurwa yihariye cyangwa training amakuru to kugira ngo kuko hari abazahabona abari kiri benshi. Ikindi cya navuga ku ma training wing, ariko bivugwa ku bantu biga ibintu bya defense, ntabwo nzi niba bari hame kuri terrain, bavuga ko buriya mu birindiro bikomeye ingabo zose zigira amashuri ya gisirikare azi imbere. Niyo bapanga ubwubahane bw'ingabo, abarimu na service zigisha ubona ko zigenda ziza imbere ku ma organigramme y'ibisirikare. Bivuze iki rero? Bivuze ngo buriya ushobora gutekereza ko umutima wa M23 urigoma. Oya, umutima wa M23 bicyanzu, kuko cyanzu c'est la pépinière y'igisirikare cya M23. Ntabwo abantu bajya babimenya. Ushobora kuza ibigo bya gisirikare M23 ifite tuzi bizikomeye akakwira Rumangabo kuko baratraininga ntacyo bitwaye, akavuga ati yembo nabana abakazara barahanana. Uzarebe ko hari drone cyangwa indege y'ikinini cyanzu ntibikunda, ntibyavamo, kubera ko training wing niyo mutima w'igisirikare. N'ubu uzarwanisha undi mu basipesho naho yavuye ku isi yose. Centre d'instruction cyangwa ibyo bita training wings iba ari umutima w'igisirikare, kuko niho nyine haforoma wa uruza w'umusirikare, hakamutyaza, hakamusubizamo ubumenyi. Urumva ni nka kwa kundi wabona nk'umuntu mu burezi, wenda tufate nk'amashuri, akabasuzugura abantu nyine babaho, akaba yasuzugura ikiburamwaka, kandi aricyo kizigisha umwana gufata ikaramu no gufata kabiri yishuha akagikoramo kabiri, no gufata urukwavu akarukoramo gatanu cyangwa gatanu akarukoramo urukwavu. None se ubumenyi azamenya, masters azagira, PhD azagira, si wa mwarimu muri primaire wamuzamuye cyane apfiriye muri primaire se yazagize masters. Oya, bano barimo baba bakomeye. Ubwo rero bafunguye centre d'instruction hariya, wano nukongera skills n'igisirikare kiri professional like never before nkuko babikoraga. Ikindi cya kabiri no gukanga duyi, gukanga ubita duyi adversaire, kuko ntiwashyira training ahantu atari sustainable. Nukwereka uwo murwana ko ibyo atekereza bindi ko yaza gushimaho no kujya gute ntibikunda. Niyo mpamvu bashimye kuhashyira uburezi bw'igisirikare, kuko ibyo bintu bizarama, bizafata igihe, na cyane ko umuntu ashobora kubwira ati wenda nta wanamenya. Niyo mpamvu bashyize training ahangaha. Of course ni ukongera imbaraga z'imvukira zaho ngaho, nubwo wanahatrainingira uvuye n'ahandi, ariko birabwira iki umuturage cyangwa ukurikira kino kiganiro. Abanyaminembwe mushobora kwibwira ko intambara zimaze imisi zibarwanirwaho ari iz'icyumweru bibiri n'ubundi bikasubira kugira gutereka tuhashyire n'ishuri none mu bibone. Uzajya ugenda usange akenshi amashuri ya gisirikare iyo ari aho bayashyira ku nkiko z'igihugu, kuko ngira ngo ibyo byose babigenderaho cyangwa batanabigenderaho, I don't know, ariko kuko amashuri kenshi usanga atari n'ibanga, ariko uzakora nka mu Rwanda ugasanga Gabiro irahari mu mashyamba, urumva igako kukisarira igako, urebe ukuntu inkiko ziba zishushanyije nasho ku mupaka wa Tanzania, sibyo? Yego. Zabigogwe kera hariya. Amashuri ya gisirikare afite ukuntu banza bayadesigninga no ku buryo bufitiye akamaro umutekano w'igihugu ku nkiko zacyo. Wenda ariko ntabwo bihame, ariko birashoboka nabyo. So amashuri ya gisirikare rero mu Minembwe arakenewe kugira ngo bari abana barwanya imyaka 9, urumva, bajye ku makosi abakarishye, kugira ngo abari za Rucuna bo bajye ku makosi Minembwe bayakarishye. Hari n'ikintu nkeka burya ibyo bita relief cyangwa se klima y'ahantu, burya ahantu wa training we, urumva, umenya n'imirwanire yaho. Ufashe ho plateau n'iriyambe hiri hariye, cyangwa se n'ahandi hari ikintu cyo kashyira abantu, ubwo se mu myitozo y'urugamba igihe mutarapasinga nimamo bikorera muri iyo misozi, kugira ingabo zikurwanira mu misozi, nabyo ni ikintu kiba kirenze. Bana bihashyira kugira ngo cyangwa se bazafata za Makobora na Baraka, iryo shuri ikajya rifashwa no mu marine babo, bakabona aho bakorera ikose. Uretse ko n'abari Rumanga bashobora kujya muri Rwicanzige, kuko urumva kugira ngo ukomeze ingabo ufite na infrastructure yayo. Wenda M23 ushobora kubaka marine ikomeye, M23 ifite iyo challenge, ifite ibiyaga bitatu, sibyo? Ifite Edward Lake kuri Uganda, ifite Lake Kivu yose
none ikagira na Tanganyika ubwo ntushyiremo utundi tugezi n'utuyaga duto turi hagati aho ngaho n'izi za Minembwe batubwira Minembwe ngo n'umugezi nta nubwo nari nabizi nzi ko Minembwe ari nk'urusozi rwitwa Minembwe ngo n'umugezi na ya wa wundi bambukije abandi babarasa n'undi rwiko. So urumva rero training y'ubwina nazitindaho ariko urumva zifite ikigwa rusange n'umumaro kuntuza na cyane ko umutwe w'intambara ntabwo wakomera utigisha cyane kwigisha ni ikintu gikomeye. Yego ndetse aho mbona ko ngo ni mishahara uraza kutubwira ngo izaza nyuma bamaze kuba by'informe aribyo bamwe bavugaga bati none se buriya nabariya basanzwe barwana bo ntibazagira icyo babagenera ariko gusa nkunda ko byibuze by'imishahara byatekerejweho bwana Mashari ubwo nayo yavugaga uti byatekerejweho nande se nande ese nyine kuba byatekerejwe ko niba by'informe bazabwa umushahara byose byatekerejweho nabo ibyo nabisubizwa na Kanyuka nkabisubizwa n'undi muntu ushinzwe administration urumva ntago nabisubizwa n'umuntu ntazi kuko we Sandrine turi kumwe kuri izi kamera urumva question about niba koko biteganyijwe sibyo hari ikintu nayo tuziranyeho ntabwo tukivuga kuri izi kamera urumva ariko tuba dufite amakuru kubyo tuvuga no kuvuga ngo rero kuba byaratekerejwe twimagine ibi yaratekerejwe nyine sibyo kuko nimwarwanira hamwe n'undi mutatekereje ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntibitubuza kubivugaho sibyo icyo twavugaga no kuvuga ngo nk'ubu utangiye kuvuga ngo kubanza gutraininga abantu bibwira se ko twibwana hitari we trained idatraininze bayisanze ku butaka se hariya nta bayisanze rwana twirwana herusha imyaka myinshi mu Ventura uyu munsi kuba 2017 urumva mu Ventura 2021 ubwo umuntu arwanye kuva mu 2017 gihatanye wibwira ko ari skills abuze none saba komanda wo muri twirwaneho ako simaka ko ndashaka kuzigaruka aho nzahutse urana nzi ko ndabivuyeho Sandrine basi fine ngaho barabikemuye umbabarire rwose nta iyo dossier tuyireke tisigura senda oya gusa biba ari kugira ngo atazagira umuryango n'umuntu activiste muri impamvu nuko niba mama 23 twirwaneho bari muri umbrella imwe kuhabwa bose agahimbaza musiki c'est normal kandi byo bari na byiza cyane. For your information ni winjiye uwo munsi umusirikare winjiye uwo munsi agenerwa umushahara nawe ariko nekereza ko marsha nekereza ko ngo bazaba weli nuze bien formé ari abashyashya kuko abangaba bo basanzwe barabizi pe icyo cyo nanjye rwose turakemeranya reka twe kugendera kuri intervention y'umuntu wavuze gutyo kuko mu giswahili babyita mu giswahili bavana ikintu cya kutatanisha nkuko nanjye ibyo ndimo kuvuga bishobora kuba vitu bya kutatanisha ndashaka kubigarukaho cyane uzi buriya mu itangazamakuru umuntu inda kwitsindagira ku kintu kugira ngo hatazamo activism buri icyo twarwanaga nacyo si twivugiraga biri simple ese wa mugani ngo ko bahemba ropromi hari umwana wavuze ko bahembwa ku itariki ya mbere ese ropromi yeguza ngize ngahembwa undi mu ndaki undi ntagire ikintu abona si polemique as human being turabana ntabwo dukwiye kujya tugira gute kuko ikintu gishimangira ko muri umwe nuko murya kimwe mugasangira kimwe mugakaraba kimwe mukarasirwa hamwe mukagira gute mukavurirwa kimwe mukagira gute ibintu ngibyo mugafatikanya ibyiza n'ibibi umushahara se ni mubi none si yo bahati abwiye abagore b'abasirikare ati sha abafite abagabo b'abasirikare ntibazongere kubabeshya mwa badamu ati burya turabahemba ntibazongere kugira gute icyo gihe amakuru abagiye hanze ubwo rero ibitangwa byose bikwiye kubonekera rimwe cyane ko bari hamwe uyu munsi ejo wanyandikiye ngo tuzabihembera ngo nimara kuyana namubwiye muhembe biki ngo gukiye tuzabihembera ngabana bacu tuzabihembera bahembwe se na FCM Ventura tuzabihembera se wahemba bangahe ku mufuka wawe ntabwo hari haba intambara y'umuntu ku giti cye haba intambara y'abantu bashyize hamwe nta mpamvu none se bashaka gukora nk'ibintu byo kwa Tshisekedi ahemba ingabo ntahemba abazarendo barahembwa ahubwo ngo bahembwa ku kabyizi ngaho tekereza nawe umusirikare nyabubyizi nese n'abasirikare binuzi nka FARDC bukwezi barabandikira baba bafite kapita bavuga ati uyu munsi warwanyesha ejo ntwarwanye bazagukata ubwo naho sasa abacanshuro nese si byo nyine abazarendo yego niyo mpamvu nabo iyo bahagaze mu rugamba bakomeza kwisiga insenda bati ntago tuzarekera kurwana kuko bazi ko nibarekera amafaranga y'ukwezi nayo bazabona cyakora uzazana n'intare mu mujyi ibyo sinari mbizi ndabagazi ko niyo batarwanye bahembwa nese bahembwa ukwezi
niko ndarimbiza igihe buriya ngewe amakuru numvise ko ari FRDC ihemberwa ukwezi. ariko biriya bikunda kubaho. Uzi ukuntu bikunda kubaho ahantu bagira imitwe y'inkeragutabara, urumva kenshi hatari intambara. Yego. Ngiyi intambara zadutse ushobora gusanga abo bantu batakiri mu kazi, batari active mu kazi, basana mbyite kuyikokeza se, donc bumva yo yaba kugira ngo basubire kuri salaire. Bikunze kuvuga kuri Israel, abarezo reviste ba Israel bakunze kubwira Netanya bati hakoze ubundi uri mu make ko duhari, kuko urumva aragenda, urumva yahura n'ubushomeri n'ubuzima bwo hanze n'icyubahiro yari afite wenda akavuga ati shebana subizemo nanjye n'ifomu musubire mu mubundano. Urumva utwo tuntu rero uvuga ni utuntu dushoboka. Ushobora gusanga impamvu bazana bavuze induru ariko izina none se ntubona video bajya bifata, kuki se bifata ubu video bw'ahantu haje wari umufaride ubikora biriya cyane. Umufaride avuga ko bashonje, avuganira abasirikare, ariko bavuga ko twarwanye. Wibigize gukora ngoma zitogenda arasa ibisozi ngarimo kurasa ngo twirwaneho. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka